83 ko munani mu gihe cy'umwaka wose ntabwo ndigiye nyine kanakire bagenzi banjye ubundi twiganirire amakuru Justin wiriwe neza Ureneza Elvino reka nize kumeze neza cyane ameze neza ndashima Imana ubwo meze neza cyane ubwo nabandi bari doteza amatwi bameze neza cyane wasene bimeze bitangaha bimeze neza cyane Elvino iyo waje wambaye ka kagofero kitwa Start Farm babizi neza cyane yuko amagambo araza kuba ari menshi cyane ubwo nukuza kurwana no kugira ngo utaza kuturya iminota ariko by'umwihariko ndabizi yuko uyu munsi n'ubundi umunsi wo kwa kane bakuru umunsi mwiza cyane ni umunsi mwiza cyane ni umunsi tuba dutangiye kwitegura gusoza icyumweru buri abahanga bo kurya bakubwira yuko ku munsi wo kwa kane ari wo munsi wo gutangira kurya gusoza weekend ubu hari abataramu bagiye kuva mu kazi mu kanya gato cyane abantu bavuga batereka twigaragaza weekend yatangiye ari nani kubwo abenshi muri bo ndabizi ndagira ngo abenshi barimo kugenda batembera mu mamodoka amagence atandukanye abarimo kuva mu kazi batekereza kujya mu zindi gahunda barimo kugenda batwumva tubatera yambo tubabwira ngo mwiyumvemo ikaze muri iki kiganiro cyanyu mu Rwanda na champion irakomeje wa Sele champion ndagira ngo Mukura yatukomeje gahunda Mukura igice cya mbere cyanjye ifite igitego kimwe cyitwa Hakizimana Zuberi mwe mu bakinnyi nemera b'abahanga ariko bahisemo kwigumira mu makipe ya hariya hepfo gutya inyuma y'umujyi wa Kigali ubwo rero Gorira isoje ariko igice cya kabiri kiratangiye already kimaze umunota umwe yego ubwo gitangiye ubwo rero bagiye kureba uburyo bigaragaza uwitwa Kirasa bavuze yuko Jean Kirasa Kirasa bavuze ko nta kipe ngo yamuhabura hano mu Rwanda none Mukura itangiye kumukoramo akazi ubwo reka turebe yuko ibintu biri buze kugenda neza cyane yes nuko bimeze ngira ngo ku isaha isa 12:30 abanyarwanda bakunda ya kipe y'ubushongore n'ubukaka itwara ibikombe ariko abenshi bavugiye ariko barabyibuka ariko nasabye imbabazi ntushake kuzura kabuze nasabye imbabazi ahubwo no kuvuga ngo rimwe na rimwe ntubadukurikiranye ariko rero twasabye imbabazi ariko gahunda ihari kugeza aka kanya APR igiye guhoza amarira abafana bayo twari igikombe cya APR igiye guhoza amarira abafana bayo kugitwara ntago byashoboka iki gikombe ntago byashoboka bakonfirmye nawe tujye tunareba ibintu bigaragara hanga igikombe ni cya polisi igikombe cya polisi hagati ya polisi na Mukura ntigigitwara ko bibye ingoma ariko byibura polisi ni yacyo waye no gakonfirm ndavuga ati amahirwe menshi ndagaragara ko kandi natazi impamvu ngiye no kuvuga ngo kandagire inazibishaka Justin iyo twicaye hano dutanga fact and figures natanze impamvu yuko polisi igomba gutwara igikombe rero iyo mvuze ngira gitwara mbasubiramo za fact natanze yego ahubwo ushobora kuvuga ati nanjye by my fact I think this one bagaba batsinda kwera fact ABC ariko APR yukuremo APR ahubwo niyo mbona ngiye kuri fact mbona natanga fact ifite fact nyinshi zayivugira kurenza zihe polisi kugura kubera ko irakase mu rugamba rw'ubatana igikombe cya champion ejo bundi tsindwa igikombe isanzwe na Mudurmani na Mudurmani yavuze ngo Gicumbi niraza kubiza ariko se Gicumbi ricure ibintu Gicumbi giye gukora Gicumbi rabirya havuye APR ni ntare APR no kuvuga ngo cyapira kuri APR nzika zose yari ifite iravuga ngo Gicumbi irabizira ibitubayeho Gicumbi irabizira APR ni ntare Elvino kandi ariko ndibuka umunsi yasezerewe na Pyramide yaje itihura na Etenzeri ivuga iti uyu munsi none iyi kipe dufite igiye kwicuza turajya duhagurukira muri bitatu baragiye Etenzeri ahubwo ari ibice yari banyoye uyu munsi ntekereje ko biza kuba bitanye ko urebye na Gicumbi ntago mwabonye ko ntago yakira Gicumbi irakira kuri Kigali Play Stadium Kigali Play Stadium APR imenyereye kurusha Gicumbi abakinnyi beza kuri karite na nubwo APR n'umunsi yitwara neza ariko ugiye kubwiza bw'abakinnyi bagaragara mu kibuga APR yushaka ikipe ya Gicumbi n'icyo umutoza n'icyo abakinnyi n'inyota baba bafite muri no championnat Gicumbi ifite inyota yo kuba ngo uyu munsi iravuga ati wenda twe turwana no kuguma mu ciciro cya mbere APR rero irarwana no gutwara igikombe kandi rwara no gutwara igikombe ariko ibyo bintu Justin ujye uvuga bikurahe nese yagiye muri seka fatare chip igomba kugitwara se yari mu makipe ahabwa amahirwe ya Justin aya ni ikipe yahabwaga amahirwe mu makipe yose yarahari mu byo wavuze na Singida nigeze nkumva na Singida wigeze kandi wari uhari bino bintu warabitangaje wanatangaje inshuro mwese iyo mwagiye mutangaza ndabyibuka akaba nese sinero ngo kuzagitwara naho gati yahabwa amahirwe ngira ngo nk'ufirima kuba umupira mu buryo byose bishoboka gusa gutsinda Gicumbi ibyo ni ibisanzwe ahubwo nizire itangire ikomeze yitegure cyane no mu mikino itanu ariko guhusha APR na Gicumbi APR atsinze mu 3 banganya 2 ubwo rero ni umunsi wowe uzi ikintu kimwe urimo kwibagirwa ese iyo kipe yatsindaga Gicumbi yatozwaga nande ko intege nke za APR kugeza uyu munsi ni umutoza sibyo uyu munsi intege nke ziri muri APR ni umutoza twashimye cyane Deo
ikintu yakoze yaduhaye abakinnyi muri APR ifite abakinnyi ku rwego rwose rw'abakinnyi ukeneye yaba abanyarwanda yaba abanyamahanga sibyo abakinnyi bose barahari wenda hari andi makuru arimo kugenda avamo yarangiye ndafite source cyane uramutse ufite source adufasha barimo ba Liswane n'abandi nge amakuru ntabwo nyafite neza harimo kugenda avamo andi makuru uramutse afite wenda tunatuzamura ari gushaka uburyo yakwisokera ari gushaka uburyo yakwisokera arakoraza kurikira n'ubundi uyu musore wagiye w'umunyagana yego bijyane nuko nta mwanya ari kubona kandi n'umukinnyi ugomba gushaka ahantu akina ubwo rero nawe n'umwe mu bakinnyi batishimiye uko bari gufatwa mu ikipe ya PRFC cyane kubona APR ijya kumugurana umwe wasore baje banahenze baturutse mu gihugu cya Senegal baje bahenze abantu bose bamwitezeho ibintu binakomeye nabanzaga mu kibuga atanabanza mukabona ko buri muntu wese avuga ati se bimeze bite ariko wagiye ubona ko abatoza bose bagiye baza nta mutoza wigeze umuhereza agaciro gakomeye cyane nyuma yaho Yunus aziye mu kibuga mu mikino mikeya Alisson yakiniye Yunus akimara kugaruka mu kibuga n'ubundi ari bamubujije umwanya byahise bituma Alisson asa naho abuze umwanya ategereza kugira yihangana ngo arebe yuko nibura hari umuntu ushobora kumurebera ijisho ryiza ariko biza kurangira nta kibaye so rero nawe ari mu bakinnyi batishimiye uko bari gufatwa muri APRFC kandi umukinnyi w'umupro ukeneye hano ariko ntekereza ko Swana aramutse asohotse uyu munsi yaba yihuse cyane kubera yuko urebye ikipe ya APR ni ikipe isa idimindinga cyane nibyo mushuti wanjye Lotfi twigeze kwa tuganirana n'uyu munsi twari turimo kuganira ndimo kubibaza ati pressure y'abari urayicika te aravuga ati nta kibazo mfite ariko no muri APR nicyo nshaka kuvuga APR ni ikipe demanding kwitwaza ngo nagize ibibazo ngo juste ngo hari uburyo byagenze waje gutsinda muri circumstance yose ikipe n'ubundi ikipe nini ya APR icyo ari gukora usibye ko uyu mwaka ari nawe wanyu ari n'umwaka wa nyuma bakamushimira n'umukinnyi uri kubaha n'umuprofessionnel ariko bamasezerano afitanye n'ikipe ya PRFC aramutse abonye ikipe ikemeye kazi kamwishyura ikamugura yanagenda ariko ntekereza ko ategereje yuko amasezerano yashobora kuzarangira akaba yakwishaki cyangwa se n'ubwo bashaka kuba birimo kuko birimo biravuga ko rwose birike ko ashobora gusohoka mu bakinnyi bagomba gusohoka muri APRFC nta bindi bibazo nuko ni ikibazo cy'umwanya ibibazo bihari n'umwanya nta kindi kibazo urumva ko byaba bisawa cyane hari n'amagambo avuga ntabwo yego rero nibyo ni ukureba uburyo ikipe ya APR yaza ikanyagira Gicumbi irahagurukira muri 5 none uyu munsi itsinda Gicumbi Gicumbi yarigorewe ntekereza ko ubundi Gicumbi witwa Memelda ngo aratsinda hat-trick hano umukinnyi mwiza se ntiwabonye ko yabaye n'umukinnyi urushanwa muri Sekafa angeraho ko ari umukinnyi ushobora kugira umukinnyi w'umuswa mwiza umukinnyi ni umukinnyi ushobora kugira umukinnyi w'umuswa mwiza akamugira mwiza agafata umukinnyi w'umuswa akamugira mwiza ntawe ntunze urutoki ariko ni imwe muri iyo karite namubonyeho ntawe ntunze urutoki ariko agafata umukinnyi twabonaga afite karite yo kongerera umukinnyi bari gukinana ubushobozi ukamubona nk'ari umuhanga kandi nyamara ariko akunda ariko icyo nababwira abantu kuri APR kuri no match APR ifite agahinda n'uburakari bw'uko ititwaye neza wenda ngo ugereho yashakaga muri Sekafa ni nk'intare yakomeretse intare rero iyo yakomeretse igahagurukana uburakari ijya guhiga ntabwo igenda ivuga ngo kanaka yakoze n'ibindi wowe wahuye nawe witagira uburakari hari igitagiza agahinda uyu munsi burakabije uyu munsi reka tujye twemera reka nkwereke ubundi APR reka nkwereke Gicumbi umunsi yaza kubiryozwa erega we navuga ngo ntimenyereye Kigali Pele kuko wibuke ko n'imikino ya playoff niho yayikiniye kandi si ubwa mbere Gicumbi ikiniye kuri iriya stade ko ni ikipe nubwo igishami kava mu cyiciro cya mbere ariko se ikipe itamenyereye hariya ndatekereza ni imyaka 2 niba ntibeshye ubwo abantu baraza kutureba APR mu rugo APR ni nko mu rugo none se Gicumbi yo ntabwo ihamenyeye kurenza Gicumbi oya wenda ikintu kimwe Juste arimo kugenderaho urumva ikintu kimwe Juste arimo kugenderaho ni rya zina ry'uko APR ni ikipe ikomeye ni ikipe itajya babarira amakipe cyane cyane abacumbagira amakipe abakizamuka APR yagezeho iya kugikorera ibyamfura mbi ariko ndabivuga nk'umuntu ukurikira umupira w'amaguru mu Rwanda unawubamo cyane ntekereza ko APR ahiriye uyu munsi cyangwa se forme bafite ntago ari zo forme abantu bizeraga ko ikipe APR akaba ifite uyu munsi ndagira ngo na match banavuye yendi bakubiswe na Laila Mdurumani bari bagize amahirwe yo kwakira ambasaderi yakuye muri ikipe nziza arababwira ati mbahaye message yanjye nta motivation bundi renze iriye umuntu uhagarariye igihugu mu gihugu kinda bati ngiye naje kubera mwebwe I'm here for you ni mugende mukora akazi niyo mpamvu ari nani Tarebu yanaye iravuga ati kuvuje
arahiriye kwicuza impamvu yaje mu kibuga arahiriye kubizira ikoze ikosa tugiye kwikorera bimwe inyoni zakoreye ibivuzo ku karubanda sibyo niba barakiniraga kuri ya consigne sibyo igihugu cyose kibari inyuma cyane cyane benshi twe dufana APR sibyo hari babaje abafana benshi nekereza ko ikipe ya Gicumbi iramuka ikipe ifite abafana benshi uramugana n'ifite abafana benshi sofa uje ubaze kuri young age babandi justajya bita ngo ajya bita déjeuner karakantu ka déjeuner ubundi ni ukujena ubwo reka tubare ko abajene nibo burubyiruko reka tubare ko abajene ni ukuri abajene zende bose n'aba APR twari ibikombe ni kuvuga ngo kugeza aka kanya ifite abafana benshi badafite amafaranga ngo bajye mu stade nuzajya kubarira APR abafana bayo kubajye mu stade bishobora kugorana ariko abagenzi hafi ya bose bikundira APR wenda sibye ko muri iyi minsi turebye kubigaragara inyuma visibility Rayon Sport ifite imyenda myiza Rayon Sport atuntu tw'udusirimu barimo gukora hari ba mastermind bafite hariya ariko APR iratuje ko APR ni ikipe gutungura mu minota 2 gikora ibintu byiza biruta ibyo mwakoze mu myaka 5 urashaka n'urwego rwo abantu bataboneye cyane ko reba barareba bakavuga ati nitutagurisha ino myenda biraza kugorana ko wenda nuko batajya hano batubwira imibare batubwire ngo nuhe mukinyi wagurishije imyenda myinshi uyu musore w'umurundi ndi kumana Asumani imyenda ntekezo ko yashize gusa ari umufana utari kubwira Asumani abareba barashaka kubwishi ntabwo bajya bagura se reka nkubwize ukuri ngeze ntambukantu ko hari umurenzi w'indani wagiye kugura neza bamubwira amafaranga atari ukagataye amafaranga sena Rayon Sport niyo kipe ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda ifite abafana bafite amafaranga ariko niba estimation ntabwo bihamije kuko arabandi muri APR tuzi wenda APR tuvuze ngo dufate umwe ku ruhande rumwe dufate ngo urusha abandi ushaka gusanga nda APR nabarusha je ne sais pas ariko kugeza aka kanya uvuze abantu benshi bafite amafaranga rero yitinya Reyo nimbiteye ubwoba gikundiro gusa kubyo munsi aperiye gutsindiraza gutsinda ariko nta nubwo ari rwo rwego tugomba kuyibonaho cyangwa kwipimiraho ko twarayibonye cyane cyane nko kuri Al Hilal nge nari nababwira nibyo wenda mu matsinda yitwaye neza ariko imwe mu equipe rero navuze yashoraga kuzamukana cyangwa se challenging byarangiye binganyije kimwe mu itsinda ahubwo ikindi kintu wenda ntekereza wenda kuri iyo kipe ya Gicumbi tunava kuri iyo nkuru kubera ko tuzabigarukaho Gicumbi nkuko abivugaga Etincelle abanyagisenya abanyarubavu niba barabonye ko APR ivuye mu bihe bibi bagashaka kuyitesha agaciro bakayishaka kuyikandakanda Gicumbi nta muntu numwe gwikizere Gicumbi mutwumve neza babashuti bacu nubwo bemera ko bavuye mu bihe bibi bavuze ko ngo gutsindwa na Pyramid ibitego 3 ngo kandi ubushize baratsinzwe 6 biragaragara yuko urumva ngo ntako tutagize ngo none ngo ikipe ngimeze irya ngo tese tayirya bitanu nako nde APR hako kantu ko kwivugisha ngo nibwo ngo tumeze ya APR ko tumeze nawe reba nkwereke nicyo tubanza umve key point yanjye ndagira ngo benshi ba Gicumbi baratwumva n'abafana benshi turabiza bajya duhamagara benshi b'Igicumbi niba Gicumbi itajye gufatiranya APR mu bihe bibirimo abakinyi nago baramenyerana umutoza naye nta kizera afite winning mentality isanga yatangiye kubuja muri iriya equipe Gicumbi ngero ko bafite n'igitutu ko isani ushaka kuza kubona urumva abakinyi babo bacacamba benshi muri bo bagiye gusohoka sibyo Gicumbi ndafatiranya APR nubwo ari inzozi kuri ODR rya hari buryo bajya babara ibintu by'ama OD sinyabimenya neza just ariko ubwo yabitubarira ubwo OD yabiri hejuru ni gute kwa kudi mujya mu bibara ndabona Gicumbi ishaka kuza gufatiranya ikipe ya APR ikayikuramo inota inota birashoboka cyane cyane kandi tujye tunita ku makipe mato yagiye guhura n'amakipe makuru ujye umenya yuko azayakaniye Gicumbi ishobora kuza gufata 90 yose ikariryamamo igitego ukagishaka ukakibura so mu minsi ibiri rero kugira ngo tuvire inyuma rimwe ndatekereza wenda ku by'amagare byo tuzabijyaho cyane ku wandura ibintu biraza ko byamaze kujya ku murongo yes araburi minsi ibiri Rayon ikaba igiye kweseburana nande ya kipe APR yigiriye amahirwe ntiyahura nayo iviramo hakiri kare igiye gusekurana nande ariko ititwereka urwego rwabo urumva na Rayon ariko baravuga ngo barimo kubaranga abakinyi bateye ubwoba muri Rayon ngo barimo kwiga cyane ngo screen ngo bari gukubita igiscreen kingana gutya ngo mahoteli barimo ngo bakajya bavuga ngo je collectif y'ikipe ishingiye kuri uyu B umukinyi umaze gukorerwa amakosa menshi muri championnat y'u Rwanda kuva yatangira kuruta abandi yitwa Sefu umukinyi umaze gucreating uburyo bwinshi bw'ibitego ngo yita Tamboy ngo hagiye twatambuye Ragulwa Tamboy nguwo abo bose ngo babashize ngo kwikarita avuza ngo twe tubanze twica umukino wabo dushingiye ku bakinyi babo beza mukanya ndimo kuganira na Lotfi arambye ati kipe iriteguye papa ati kipe iriteguye ati yisingida tujye kwereka ko tutari APR
kwikorera nk'iby'umugani wawe ni tugiye kwigirira nabi cyane nicyo arimo kuvuga mu kanya gato nibwo ambwiye ngo abakinnyi barimo kubura mu kanya gato hashize iminota nk'inga twari turi kuganira na Lotfi arimo kumbwira ngo abakinnyi barimo kubura ni babiri bonyine ekipe yose ni umutupi bose barahari ababura ni mubita Emery kandi nabonye yaratangiye n'abandi myitozo Farangane ndi kukubwira amakuru aka kanya ndi guhabwa na Lotfi yes arambwiye ngo ona de Selma Emery Efal nibo badahari ko ikibazo namazaga ngo namazaga tous les joueurs sont prêts de jouer ou bien na quelques-uns qui sont malades arambwiye ati bose barahari uretse abakinnyi babiri Emery na Farangane abandi bose gahunda no gutsinda urumva ati byose meze neza cyane preparation proche ati preparation urebye turimo gusanga abasoza kisigaye tugiye kugenda turuhuke baba bakora hariya bita scotching twatuntu bakora two jogging two koroshya umubiri kugira ngo baze kuba bari flex ngo niyo gahunda yari rero so far rero kuri ku ikipe ya nabonye match ushaka bayigeje inyuma kuko mbonye kuri official counter sport rwose batangazaga kuko bari kwerekana aho ibiciro amatike uryo arimo aragenda gurwa saa 12 n'igice nabonye bagize Samuel nabonye ngiye banditse ku isaha yanditse nimba bibeshye muri batangiye bavuga kuri saa 12 none nabonye ku isaha yo Samoya abari rega kina Samoya muri Pele ubwo baraza kutumenyesha birashoboka byose harya stade Amahoro ni kubera iki batagize stade Amahoro ubaka kanya urabona muri bino bice iyi zone hano yose harimo hategurwa niyo turi mu myiteguro ya UCI urumva ko ni ibintu bigoye cyane na APR iramuka ikiriye yari gukinira kuri Kigali Pele Stadium yego ariko so far urabona ko n'undi nizakinira ariko ama equipe yacu twaribonye ama equipe yacu bajya hariya mu buryo bwo gukwipa wasele ngo yigiye hariya ngo avuga ngo ino stade nziza ngo turayimenyera n'iki dushaka kujya muri stade twabonye byabereye ku ibyayibayeho ukina n'ikipe ya Yanga ugasanga bitubaye ko zino kipe zimenyera ibibuga ntiyatsindiye Power Dynamos kandi nituvuga amakipe uravuga Power Dynamos wasele none se ubwo ko yatsinzwe na Al Hilal umva turimo kuvuga za Yanga na za Pyramide akavuga ikiri igikombe cy'isi ikipe mutangiye kwigabanyiriza urwego ikipe ya APR n'uburyo yipimye erega APR ntekereza ko mu myaka 5 iheruka ari ubwa mbere mu bihe bibi nibwo nabona ikipe ya APR iri mu bihe bibi bihe bindi kuvuga nibyo mu kibuga nyine nanjye nagari hanze y'ikibuga twe twabyumvise APR mu kibuga ntago iri gutanga byabindi kandi mu by'ukuri niba ari kintu abafana bose bishimiye kuri ku buyobozi bwa APR baduha abakinnyi baravuga ati barabona abakinnyi beza no mu kibuga Nyamutogwi no mu kibuga birebekera ubona APR igerageza kugatamba abundi APR ko nyine ukajya kubona ntumenye ibintu bibaye rezitwa ikipe ni gute APR twabona Ben Musa Ben Musa katavuga ati polisi imwe nta naho mujya mode Ben Musa bimufashe Taleb bagahita dukubita Ben Musa nyuma yuko professor aza kwivugurura professor yabonye ntiyambonye reka nkwereke uratsinda igitego kimwe kuri Al Hilal ikipe igatangira kamwata ukagira ngo ntago yaje gukira iri kudwingwa n'inzuki reka nkwereke uzibiri kuba kuri Taleb ni nkabira biba kuri Rubin Amorim avuye muri Sporting Club de Portugal ari gutsinda za Man City ari gukubita abahisi n'abagenzi ari kwiyemera yarasiga atereka kuguru kukundi ko nari gupfa kubona amaguru ye yateretse hasi kumwe ko yateretse kukundi ariko ahora amazi urumva tekeza kuva gutereka kuguru kukundi ukanywa amazi n'uyu mupapa mushuti wacu Taleb ari gushakisha akavuga ati ko mpiriye mu nzu mbeshyere nde urumva ngo nge mpinduye abakinnyi ruboneka ntangira kujyamo uyu nguyu Fitina Ombolenga biriya bintu nabonye niba ari biriya byemezo yavuze ngo agiye kujya afatira abakinnyi aho ngaho arirukanwe birarangiye buriya utangiye gushwana n'abakinnyi mu kintu ukamenya kutamukeneye biza kurangira n'ahandi umukeneye ntago kirisha ariko siko n'ubukinnyi nka ruboneka muri ino minsi haruboneka no mu bakinnyi b'abahanga suko ruboneka no mu bakinnyi dufite hano mu Rwanda b'abanyarwanda b'abahanga urumva ruboneka ni nka Madueke n'umukinnyi nk'uko gusa ari kudribla gusa ntashaka gupasa ndashaka gutsinda ariko ari kudribla atinze iminota so n'umukinnyi maestro ubona ko atinze iminota akugira ngo umupira ube mu maguru ya raporo y'abandi banyarwanda dufite bakira mu kibuga hagati ariko nuko ubushobozi dufite ikihe kibazo ko n'abakinnyi turahari nese tudemini duhari abasantre kuvuga centre de formation uvuga amasantre de formation ntondekera uhere ku murongo ikipe ya Sport bakubwiraga ko ariko urebye ntabuce no mu ijambo kubura seke byadukozeho exactly kandi noneho reba nk'ikipe ya Sport kuko ubu ngubu urabizi ko Ferwafa yashyizeho itegeko ivuga ngo reka buri ekipe ijya gukina ariko none ifite n'abana bayo Rayon Sport yagiye gukina ntago tuza abana ba Rayon Sport aho bitoreza naho babaforomera bagenda bakavuga
n'abana batoraguye ahantu bakuye ahantu bamwe birirwa bikinira kabumu bagenda hara ku muhanda Rayon Sports ikabakusanya ikabashyira ariko ntago ari abana yareze ahangaha se dufitiye centre de formation ahubwo se kakana kitwa Jezi bagakuye Jesus ntago Jesus shakisha amakuru ndakubona ufite ubwino muri Rayon uyaduhe ariko n'undi mupeti bagiraga ari n'undi na Bagayogo nawe yazamutse ari umwana bose bavuga yuko ngo bazamukiye mu Nzove ntago nza academy baturuka makariko Bagayogo Adama Bagayogo ndaza kuza Adama Bagayogo nawe bavuga ko umwana wakuriye hariya na Jesus rero bavuga ako academy ko mu Nzove ahubwo se kakana k'agakongomani kigeze kuza kacacambwaga cyane kari kakinnye muri Esperance muri rya rushanwa rya Esperance byagenze bite kitwa kandese kitwaga niba ari La Gloire je pense Gloire se Gloire aho yari nakandi kagakongomani gacacambwa kakinnye muri Bukavu dabatengeje imyaka niba ari 21 ubwo biraza kudusaba nakana kavuye muri Academy Esperance niko president akaguriraho yaje itambukiye bona kana kari gushema ati tambuka ngujyanye muri Rayon nane mu kinyombere baguze muri no Mercato sofa urebye rero muri Rayon Sport gahunda ni ya yindi no gutwara no kugera mu matsinda abafana ndagira ngo ibijyanye n'utunyenyeri murabizi amatike nabonye president w'ikipe ya Rayon Tade arimo kugura yaguze tike y'ibihumbi 200 se kuri VIP ko afite umwanya iri atike ari byo byanga Juste akava mu banyamakuru akigira muri VIP Juste nawe bazishyura wari n'umukunzi wa Rayon Sport wari warebera muri VIP wicari muri VIP bamarebera bahagutereke baterekeje Juste no umwe mu bantu no muri Rayon yes no umwe mu bafana ba Rayon ariko ko umufana wa Rayon ntago twagushyira muri VIP tanga amafaranga ahubwo nanjye wenda mbafana nka Espoir basha kuvuga ati wenda tunamwerekera azareba ibyiza by'ikipe yacu azareba ibyiza bya Rayon ikipe ikunzwe mu gihugu kuruta izindi ikipe igera mu matsinda bakantereka ari muri VIP ngo Singida barirya bitanu Singida Imana ifashe Rayon so ndizera ko Imana y'abareyo ntago iraza kubasiga ko ikeneye amasengesho pe kumugoroba rwose ko Rayon reka nkwereke Juste cyo kimwe namaze kubona kuri Rayon imeze nk'abavandimwe bakundana ariko bakunda gushondana Rayon Sport ujya kubona ukabona abantu bose barayikunda abayobozi barayikunda iki n'iki ntugera mu Nzove yacu bameze nyine nk'abana bashondana ariko muri bose bafite urukundo n'utayikunda ntiyagenda atayivuzeho nubwo wenda kakanyenyeri kagaruka mu nkuru ariko akanyenyeri si ikibazo urumva arakanyenyeri rega ibi ni ibintu nibyo mpora mvuga buri munsi bibaye ngombwa batabonye ko RGB iraza kubizamo ibiki byose bizamo na RGB ishobora kuzikabagira inama avuga ati kano kanyenyeri mu gahe wasirajya gacunga kamunanira bajya kumushimira bamujyana handi bagabo bajya so ugasanga byoroshye rero nta muyobozi ucunga akanyenyeri bakampereze nk'abagenzurire kara kanyenyeri bagakubita hasi mama bakana nk'abagenzurire ubundi ndushinzwe akanyenyeri mukaba mu maboko ya Tade kuko bari bafite utunyenyeri tubiri bashatse gushyiraho utunyenyeri tubiri kamwe ko ku ruhande rwa Muvunyi akandi ko ku ruhande rwa icyo ni kigaragaza uburyo Rayon Sport ifite abafana bakize kwisi nako mu Rwanda akanyako nakari mu biganza bya Tade nako kakira amafaranga menshi kara kanyenyeri ni nakabafana bumva Rayon Sport bazayisa ubundi kanyenyeri bashimira bari bakusanyije ejo bakusanyije miliyoni 42 zikacungaga n'uruyobozi rw'urwego rw'ikirenga Supreme Board byari muri rusange bitarazamo Sambaratika mugane wa muvandimwe ariko biza kugeraho ubwo bazanaga ya system yo kuvuga ngo reka ngabanyamigabane bajye bazagura imigabane ngo niyo waba ufite igiceri cy'ijana bakubita ngo mwashyira no kuri code iriya code rero yari ifitwe mu biganza na Saidi ya Muvunyi ariko baza kubona biraferinze bahita bavuga bati baba tutwaye gakeya sofa ndagira ngo mu Rwanda tuvuze ibishoboka narimbonye ku isimbi bahita bayisiba nimaze n'amasaha 3 ivuga kuri Kamarade byamaze kwemezwa barayisibwa bayisibye ariko ni inkuru imaze iminsi ibiri bamaze kwemezwa kereka ni inkuru utayisomye inkuru nungu ni imyaka byinshi byanditse kuko baravuga ko amakuru yamaze kugera mu rwego rw'ubugenzacyaha rw'ubutabera barimo namukurikirana rero kuri wa gatanu nibwo ari butangire gukurikirana cyangwa se kwitabira urwego rw'ubugenzacyaha ku byaha aregwa yisobanura azatangira
azaburanira mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo nibwo zatangira kwiregura kuri yo gatanu. So ndumva bihagije. Hari indi nkuru kugira ngo wenda akane gato nuko ni amakuru meza ku irushanwa ryacu se ku mupira w'u Rwanda Premier League. Baravuga ko rwose bode n'abayobozi ba Ferwafa bamaze gusa nabo babona ntibarabatangaza ariko ngo ibiganiro birimo biragera ku musozo kabisa kandi mwe baragena neza yuko hari abaterankunga babiri bagiye kubuza gusapotinga Rwanda Premier League ariko mu buryo bw'emba abakinnyi w'igitoyema ngo man of the match, umukinnyi w'icyumweru, umukinnyi w'ukwezi ndetse n'umukinnyi wa sezo. Bikaba byaramaze kwemeza ko umukinnyi uzajya wa sezo azajya abihembwa imodoka. Nabonye bari mu biganiro n'imwe muri banki zikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda zicacambwa kandi niyo kampani ya mbere begereye, indi ije mu gihe gitoya ariko indi yo bisa naho byari byararangiye, cyari gisigaye hari niza final details kugira ngo baze guhita babatangaza nk'aba official. Urumva ko byaba ari ibintu byiza. Hanyuma ikindi rero gihari nuko Amavubi yacu yaje ku mwanya w'127 nyaboneka ku mwanya. Nyumva satari hahandi subunda bari turi imbere ya Chypre wa muntu we turi imbere ya Chypre na Estonia. Ega Chypre ni amatsinda amwe n'Ubwongereza warabibonye Fose ikipe ya Olympiacos ngo kwinjira muri gitego yabonye ruje urumva Chypre tari ruje bro yabonye 16 ikigihugu tukiri imbere igihugu gifite amakipe cyane cya Premier League ng'abantu abanyarwanda yego nibyo rero ikipe ubwo ya mbere ni Espagne, abantu cyo bamenya yewe rutone ni Espagne n'Abafaransa bagakurikira nyuma kuva Argentina yaherukaga kuyobora 2014 n'Abongereza na za Portugal. Urumva ko nibo bari muri izo myanya 5 za Brazil. Yes, bijyanye n'amagare ndagira ngo ibihugu byo mwamaze kubyumva ni ibihugu abakinnyi baturutse mu bihugu birenga 38 bya Afrika na Pakistan bari mu mwiherero masaha yashize kugira ngo baze kujya muri iyi shampiyona y'isi y'amagare bameze neza bari urwembe. Sofa urebye muri rusange na makuru arimo kugenda avugwa, ariko nk'ejo twe twabakubise udukuru tunge muri Afrika, sinzi niba nanone muri Afrika tutagira gakuru tubakubita nka Kaiza Chief ihorana makuru. Uyu munsi amakuru hari muri Kaiza Chief ngo bimeze bite? Ahubwo amakuru ahari Kaiza Chief ni ikipe y'abafana cyane. Urumva amakipe y'abafana hari uburyo nyine bavuga ati tugenda tubatamo gake nta mpamvu gutuma abafana bagira irungu. Gahunda bari bafite no guhita berekeza muri Angola aho bagiye kujya gukina. Bari barimo kugaragaza abakinnyi bagiye gutwara, ni amazina agiye akomakomeye. Intwari Fiacre arimo se Intwari arimo bamutwaye mu Pampe. Intwari yagendanye na Patterson ndetse na Vuma, nibo bazamu bagiye. Harimo abakinnyi ba defense, harimo ba Kwinika, harimo abatipe ba Makati, ba Mikel. So urebye muri rusange nicyo gihari. Ikindi nanone wabwiye resulta zo muri East Africa nyabona muri Tanzania ko ari abantu bakunda championnat hariye. Barabireba ibyo barabireba kuri sofa itariga kubara. Ahubwo nanone hari urundimo kubona umuvandimwe yanditse ivuga ngo FIFA disciplinary case. FIFA has officially opened the discipline procedure regarding South African and Teboho Mokoena featured in the March 21st World Cup qualification vs Lesotho, despite being suspended for accumulated yellow card. Ndagira ngo case murabyibuka Lesotho ikina na Afrika y'Epfo bakinishije umukinnyi wari ufite ikibazo ariwe bita Teboho Mokoena. Yarafite amakarita abiri na abiri ikurikiranye. Yabonye amakarita abiri ikurikiranye mu mikino kandi icyo gihe tuba suspended kuri match imwe. So rero uwo mukinnyi baramukinishije ni case yavuzwe cyane ku munsi kuri joro ya 5. Yes, bamaze gutanga procedure bamaze kuza amakarita abiri yatabiri ku mikino ibiri kurikiranye. Wako kanyito icyo gihe rero byaranavuzwe ariko bisa naho bisinziriye. Abantu bamwe bati Lesotho nta mpamvu yo kujya kurega kuko nubundi ni indani hari muri Afrika y'Epfo, mu ihembe rya Afrika y'Epfo n'ubundi ntago yawuze igihugu nka Afrika y'Epfo kujya mu gikombe cy'isi. Ariko urabona ko CAF yabyinjiyemo, ikiribuze kuba basabye Mokoena kwisobanura. So no kuvuga ngo muri gahunda ihari basabye South Africa Football Association ndetse na Mokoena ko bagira ubusobanuro batanga mbere ya tariki 20 mbere uko rero iraza kubiri gukanda singida nani ko Afrika y'Epfo nabaraza ko bakirinda kino kibazo yabaye ibisi mike hari ubundi umva rero ibihano bihari possible sanctions bagomba guhanwa fines. Ikindi cya kabiri suspensions suspect kwa bahagarikwa suspension ibihano bikakaye. Hari fine kuba bakatwa amafaranga n'ibiki n'amanota. Suspension kuba bahagarikwa hagakurikira ikintu cyitwa kuba baterwa forfait bitego 3 ku busa bakabiha Lesotho. Icyo ni cyo ginashoboka cyane. Urumva komite
ya FIFA ishinzwe discipline muri FIFA irimo guhanduringa kino kibazo bucece. Afrika y'Epfo nta kintu iratangaza, Lesotho naragira ryuma iricejekera. Niyo yanze kujyana ikirego, ahubwo Nigeria ikimara kubimenya niyo yahise ijya kurega. Harimo urumvishije ko irimo ndabona ariko niyo turumva Lesotho nuvuga ngo gutya ni nko kuvuga ngo njyewe Elvin arankubise ariko nkanjye wakagiye kurega ko Elvin yankubise yamwoteye uwa serateri ugiye kurega Elvin. Ubwo rero urumva nibyo, ariko iyo baguhaye iminsi mike bagutaye mu ntambwe diziti buriya hariya ikintu gihari no kuvuga ngo Lesotho niko kanashaka kongeramo. Lesotho ubundi ari abantu barakubiba muri Afrika y'Epfo ko nagahugu teretsemo muri Afrika y'Epfo gutya bituranye bifatanye. So rero bitewe n'ubushuti bafitanye baratekereza kugira yarabirebye rabyihorera avuga ati reka tubireke inzego zibishinzwe zizabyikurikirana twebwe nta kirego dutanga. Ubwo rero igihari nuko bari buze kwisobanura, ariko igihari bashobora gukurwaho amanota, ni nacyo kintu gishoboka, ndetse no gufayiningwa amafaranga ajya n'amakipe agena n'amafaranga menshi, reka babanze bayashimira bavuga ati bahaciye amafaranga bakwemera bakayatanga. Ariko aya manota n'ahantu Afrika y'Epfo yarigeze twari turi kubara nk'ikipe ishobora kuba ifite amahirwe kurusha andi yose kujya mu gikombe cy'isi, baba bayiciye umugongo. Ariko n'ubundi ntabwo byabuza kukomeza kuba iya mbere, ariko biriya ko uretse uyuke ko bafitanye match na Nigeria reka kandi byarangije baranganye ariko sigaranye bavuye na Zimbabwe ngahe yari ifite 17 kandi Nigeria ifite 12. urumva habasigamo 18. birumvikana rero nuko bimeze. Ariko mbere yuko twinjira muri tugiye kwinjira nanone muri case yacu, by'umwihariko muziko na makuru abavuga ku mugabane w'Uburayi, reka tubabwire yuko company ya Remy Real Estate ni company ikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ibafasha kugira ngo mubone ibijyanye n'inzu zo gukodesha, zo kugura ibibanza, ndetse n'izindi service zose zigiye zitandukanye. Muri Remy Real Estate bambwiye ko bafite inzu zigiye zitandukanye, nk'inzu bafite zirimo gukodeshwa, yabe ziri Gisozi, zifite range y'amafaranga 800 na 700, ndetse bafite izindi nzu zitandukanye, harimo inzu bafite Kibagabaga zifite ibyumba birenga 7 ndetse na